igihe cya saa 2 n'igice z'ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata mu 1994, inkuru itunguranye yaturutse i Kigali ihindura amateka ya Afurika y'Iburasirazuba. Indege ya Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana irahanurwa, ubwo ahita yitaba Imana. Iyi nkuru ntiyateye ubwoba gusa mu Rwanda, ahubwo yahagurukije amahanga, ariko cyane mu gihugu cy'abaturanyi cya Zaire, ndetse n'umuyobozi wacyo w'icyo gihe Marshal Mobutu Sese Seko. Mobutu wari inshuti magara ya Habyarimana yakiriye iyi nkuru mu buryo butari busanzwe. Uko yabimenye, uko yayakiriye n'ingamba yahise afata ni bimwe mu bigaragaza uruhare rwe mu mateka y'akarere n'ingaruka z'iyo mpanuka ku mubano wa politiki hagati y'ibihugu byombi. Uyu munsi reka turebere hamwe bimwe mu byaranze urupfu rwa Perezida Habyarimana Juvenal, ndetse n'uko yashyinguwe n'inshuti ye magara Mobutu Sese Seko, dore ko bivugwa ko umurambo we waje no gutwikwa. Mbahaye ikaze. Ubwo Falcon 50 indege ya Habyarimana Juvenal yahanurwaga ku mugoroba wo kuwa 6 Mata mu 1994, hari hashize iminsi ibiri aturutse mu mujyi wa Gadolite uherereye mu majyaruguru ya Zaire. Urwo rugendo rwari rugamije guhura n'inshuti ye yayoboraga Zaire Marshal Mobutu Sese Seko. Umubano wabo ntabwo wari ubushuti busanzwe umwe w'abakuru b'ibihugu, ahubwo warengagaho kugeza aho Habyarimana yitaga Mobutu Grand Frère. Habyarimana yari yugarijwe muri iyo minsi imbere mu gihugu muri politiki byari ibicika, ahanganye n'ibyegera bye n'abo mu muryango we bari mu cyiswa kazu, bashakaga gukomeza kugenzura igihugu uko babyumva, n'amashyaka atavuga rumwe na leta yashakaga ko ahagarika gucunga igihugu kabyumva. Amasezerano yarusha yasinywe muri Kanama mu 1993 yari yabihaye umurongo, yerekana uburyo ubutegetsi bugomba gusaranganywa, amahoro agahinda mu gihugu. Ayo masezerano Habyarimana yarinze atarashyirwa mu bikorwa. Habyarimana yagiye i Gadolite tariki ya 4 Mata hashize umunsi umwe, aririye Pasika ya nyuma ku Gisenyi ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Icyari cyajyanye Habyarimana i Gadolite kwari ukugisha inama inshuti ye Mobutu. Ibibazo byari bimukomereye wari umutekano we bwite, kuko yari amaze iminsi ahabwa ibimenyetso k'isaha n'isaha ashobora kwicwa. Honore Nganda yahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Mobutu Sese Seko mu by'umutekano, yakurikiraniraga hafi inama shebuja yagiranaga n'abandi bakuru b'ibihugu, ndetse ni nawe Mobutu yari yahaye ikiraka cyo kuza mu Rwanda gukora isesengura ry'icyo bakorera Habyarimana ngo yizere umutekano we. Mu bindi byari byamujyanye harimo gusaba Mobutu kuzamuherekeza muri Tanzania mu nama yagombaga kwiga ku bibazo byo mu karere, birimo n'amasezerano yarusha u Rwanda rwari rumaze iminsi rusinye n'amashyaka ya politiki. Honore Nganda yanditse igitabo Le Dernier Jour de Marshal Mobutu, ahagaruka ku minsi ya nyuma ya Mobutu ndetse n'iya nyuma ya Habyarimana ubwo yari i Gadolite. Nganda wapfuye mu 2021 n'umwe mu banyapolitiki b'abanyekongo bari bazwiho imvugo zigamije kwatsa umuriro hagati y'umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda rwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ahanini bitewe n'uko u Rwanda rwagize uruhare mu gukuraho shebuja Mobutu Sese Seko mu 1997. Habyarimana ubwo yajyaga kureba Mobutu Gadolite ngo yasaga nk'unaniwe kandi ahangayitse cyane. Uruzinduko rwa Habyarimana na Mobutu ntabwo rwamaze igihe kinini, ariko baganiriye ku bibazo bitandukanye birimo n'icyo cy'umutekano. Ntabwo Mobutu yigeze yitabira inama ya Dar es Salaam nk'uko yari yabyemereye Habyarimana, kuko inzego ze z'ubutegetsi zari zamuhaye amakuru ko indege ye nayo ishobora guhanurwa. Tariki ya 6 Mata mu 1994, umunsi Habyarimana yapfiriyeho, Mobutu yari ari mu ruzinduko mu gace ka Abuzi gaherereye mu birometero bisaga 270 uvuye mu mujyi wa Gadolite. Mu gitabo cya Nganda avuga ko muri ako gace Mobutu yagombaga kuhamara iminsi 2 asura abaturage ngo aganire nabo, ari nakahakirira bamwe mu bashyitsi. Ku mugoroba wa 6 Mata, Mobutu yasangiye na bamwe mu bayobozi muri leta ye, harimo na Nganda wari umujyanama we. Mu gitabo Nganda agira ati, ku mugoroba twasangiye ibiryo by'umugoroba duseka. Perezida Mobutu yakundaga gutera urwenya mu gihe ari ku meza. Marshal yaje kumpa ikimenyetso ambwira ko agiye mu cyumba cye kuryama. Nagumye aho ku ibaraza nisomera Bibiliya. Mu gihe Mobutu yari agiye kuryama, indege ya Habyarimana nibwo yari imaze kuraswa igiye kugwa ku kibuga cy'indege Kanombe. Iyo ndege yaguyemo Perezida Habyarimana na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi n'abandi 11 bose bari bayirimo.
yarimo. Mobutu wari mu bitotsi yashigukiye hejuru ubwo yahamagarwaga abwirwa ko Habyarimana yishwe. Nganda ati hashize iminota mike umutima wanjye wabaye nk'uhagaze ubwo numvaga perezida asakuza ahamagara izina ryanjye ariko arwana no gusohoka. Nabanje gukeka ko yaba abonye inzoka dore ko twari turi mu gace k'amashyamba y'inzitane hakunze kuboneka inzoka. Inzoka ni imwe mu nyamaswa Marshal yatinyaga cyane ku isi. Nirutse ngana aho yari aryamye ndetse twari tugonganiye ku rugi. Perezida yasohotse avuze induru avuga mu iringara ati babomiye bato oyo babomiye, baramwishe, ba bantu baramwishe. Nganda bari kumwe avuga ko bamaze akanya nta uvugisha undi, yahindukira akabona amarira ashoka ku maso ya Mobutu. Mobutu yagize ati baramwishe bariya bagizi ba nabi, ndabizi neza ntabwo yari kuzabacika. Mu bigaragara Habyarimana yari yarahishuriye Mobutu amakuru y'abakeka bashaka kumuhitana, ariko abo bombi nta wundi bari barabibwiye. Mobutu amaze gucururuka yavuze ko ibigiye gukurikira hari bibi, ati hagiye gukurikiraho ibintu bibi, n'intangiriro y'amateka mabi gusa. Afurika y'Uburasirazuba iri mu kaga. Mobutu yavuze ko azakora ibishoboka byose hagakorwa iperereza mpuzamahanga ku rupfu rwa Habyarimana, nubwo nyuma y'imyaka 3 nawe yapfuye atarabikora. Iryo joro ngo Mobutu yaraye arira, bucya yorera indege imusubiza i Gadorite aho gukomeza uruzinduko yari yemereye abaturage ba Abuza. Ubwo ingabo za leta yakoraga jenoside mu Rwanda zakubitwaga inshuro, umurambo wa Habyarimana wahungishirijwe kwa Mobutu akomeza kuwubika kugeza mu 1997 ubwo yasumbirizwaga n'ingabo za Laurent Désiré Kabila agafata umwanzuro wo gutwikisha uwo murambo nk'uko biri mu gitabo La Travase cy'umwanditsi w'umufaransa Patrick. Iperereza ryakozwe n'abacamanza Marc Trevedich na Nathalie Pox wahanuye indege ya Habyarimana nyuma yo kugera aho byabereye, byagaragaje ko abahezanguni babiri ba Colonel Theoneste Bagosora wahoze ayobora ibiro bya Minisitiri w'Ingabo na Laurent Serubuga aribo batanze itegeko ryo guhanura indege ya Habyarimana. Inkiko zo mu Bufaransa zari zifite dosiye yo gukurikirana ukuri ku ihanurwa ry'indege nazo ziherutse kurisoza burundu nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga biganisha kuba yarayihanuye. Nyuma yo kubona ko asumbirijwe n'ingabo za Laurent Désiré Kabila, Mobutu yafashe icyemezo cy'uko umurambo wa Habyarimana ugomba gutwikwa. Ibi yabikoze mu kwanga ko wagwa mu maboko y'aba basirikare. Mobutu kandi yari yarasezeranyije umuryango wa Habyarimana ko umurambo we uzashyingurwa neza kandi bigakorwa mu cyubahiro. Nyuma yo kubona ko abasirikare basatira Gadorite, Mobutu yafashe icyemezo cy'uko umurambo wa Habyarimana wimurirwa i Kinshasa ahagombaga kubera imihango yo kumusezeraho. Mu gihe hari hategerejwe ko hafatwa icyemezo cy'uburyo umurambo wa Habyarimana ukwiriye gushyingurwa, wamaze iminsi 3 ushize ahashyirwa imizigo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kinshasa. Nyuma byaje kwanzurwa ko ugomba gutwikwa kuko atari ibintu byari bimenyerewe muri iki gihugu. Ubutegetsi bwa Mobutu bwifashishije abahinde babaga muri iki gihugu. Kwa 16 Gicurasi mu 1997 nibwo umurambo wa Habyarimana watwitswe ku busabe bwa Mobutu. Muri uku kwezi ni nabwo Mobutu yafashe indege imukura i Kinshasa imujyana i Gadorite aho yavuye ahungira muri Maroc. Akimara gushingura ikirenge i Gadorite, abasirikare bigabije za nzu basahura ibikoresho by'agaciro byose byari birimo kugeza zihindutse amatongo burundu. Ndagushimiye cyane aho wakurikiye iki kiganiro. Nge twabanye na Thierry Areneye na TV.